hari ikintu kimwe umutegetsi ari we wese utegekesha igitugu atinya kurusha ibindi byose. Icyo kintu ni amajwi y'abategeka, amajwi y'abantu ategekesha igitugu. Ayatinya kurusha amasasu, ayatinya kurusha amagambo aturutse hanze, ayatinya kurusha diplomasi ziturutse mu bindi bihugu n'inkangano zaturuka mu bandi ba perezida, muri organisation internationale, muri za human rights organizations. Ariho hose ikintu cyitwa amajwi y'abantu ategekesha igitugu abagitinya. Ikaba ariyo mpamvu General Kagame utegeka u Rwanda arutegekesha igitugu atinya amajwi y'abanyarwanda. Akaba ariyo mpamvu ikintu cyitwa ubutera ubwoba ari cyo kintu ashyize imbere kurusha ibindi byose. None se uyobowe n'umunyagitugu n'icyo agomba gukora kugira ngo icyo gitugu kimuveho? Icya mbere, abantu tugomba gushira ubwoba. Abanyarwanda abari mu gihugu n'abari hanze, ikibera mu gihugu cyacu ntabwo tukiyobewe. Ako ikintu cyitwa ubwoba, gutinya umunyagitugu, cyaradufashe ku buryo cyadufunze iminwa. Benshi mukavuga muti ntacyo mvuze ntaze kunkoraho. Reba icyo yakoreye data, reba icyo yakoreye mama, reba icyabaye kuri kanaka igihe yavuze cyangwa igihe yerekanye yuko adashyigikiye leta. Ikibazo rero cy'iyo mitekerereze nuko tuzahora mw'imibereho dutegetswe n'umunyagitugu, kandi nawe navaho azasimbuzwa n'undi munyagitugu, kubera yuko abanyarwanda tutahagurutse kwamagana ubutegetsi butegekesha igitugu butera abanyarwanda ubwoba kugeza aho badashobora kuvuga icyo batekereza cyangwa icyo banenga leta. Banyarwanda, banyarwandakazi, urubyiruko rw'u Rwanda, ndabizi yuko hari bakeya basakuza kurusha abandi bavuga ko nta kibazo kiri mu gihugu, berekana convention center bavuga ngo reba aho tugeze. Abandi mwabireba mukumva yuko mugomba gukomeza guceceka, tugakomeza kuba mu buroko. Kereka abantu bahagurutse nta kizahinduka. Kereka urubyiruko ruhagurutse rugatangira guhangana n'ikinyoma cya guverinoma ya FPR na Kagame, nta kintu kizahinduka. Ariko icyo nzi nuko ukuri gutsinda ibinyoma, kandi niba uhagaze ku ruhande rw'ukuri, ukuri kuzatsinda ibinyoma. Kandi nizera yuko benshi mu banyarwanda twemera yuko ibintu byabaye mu Rwanda nibikomeza kubaho mu Rwanda ari ibintu bihungabanya amahoro n'ubutabera bw'abanyarwanda, kandi yuko iby'abategetsi bacu bakomeza berekana yuko barimo guteza abanyarwanda imbere ari ibinyoma, kandi ukuri gutsinda ibinyoma.